For a little more consistency, but when you stop looking, you go cyakomeje ni ikiganiro Izuba Advice no kugeza ku isaha y'isayine byinshi bigiye bitandukanye nkuko twatumaze kubikubwira neza cyane twamaze twakira umutumirwa tugiye kuganira ese umuziki wo mu ntara cyangwa se wo hanze ya Kigali ni iki kibura cyangwa se urugero uriho ibikorwa bikorerwa cyangwa se uruganda rwawo rwifashe gutereka tw'umugabo mukuru reka twakire mu Izuba Advice. Murakoze. Amakuru ni meza. Uyu niwe mu producer twabwiye ko turi buze kubakirira hano muri Izuba Advice araza kutubwira n'ubundi uko Prudence yaramaze kubivuga ese umuziki wo hanze ya Kigali umeze gute cyane ko abantu benshi bamenyereye ko aba producer benshi babara mu mujyi wa Kigali ariko ntibamenye ngo mu ntara babyifashe bite uraza kubitunyuramo byose ariko mbere na mbere abakunzi bacu babikeneye kumenya uburiwe. Amazina nitwa Habyarimana Yamini nkuko mubivuze akazi nkora nako gutunganya umuziki tumenyereye ku izina rya producteur cyangwa se producers. Yamini ese ufite experience ingana iki cyangwa se umaze imyaka ingahe twavuga ko wumva umaze mu muziki muri umuziki? Umuziki nk'umucuranzi yegene mu myaka nka 30, umuziki nk'umuproducer imyaka 15. Imyaka 15 ni myinshi irahagije kugira ngo ube wavuga uti ibi bintu bipfira aha ibi bintu byakagenze gutya. Ese wowe ubona ari umuziki tugerageza abantu bakora umuziki mu mujyi wa Kigali n'abantu bakorera mu ntara bariho bakorera bibanda cyane ese itandukaniro ryabo ryaba riri? Ahanini usanga bitandukaniye ku cyo nakwita ubushobozi bwo kujya mu studio ameze neza afite ibikoresho ndetse n'ubuhanga buhana producer bafite ubuhanga buhanitse naho bigiye bitandukaniye mbo ikindi ni kubahanza ubwabo umuhanzi umaze kugira intera ageraho niyo ari mu ntara intumbero yo buri gihe haba ari kugira ngo ajye mu mujyi cyangwa se kimwe nuko n'abari muri Kigali nabo bashaka no kujya n'ahandi ahubwo nibyo turi kwibaza tuti ese kuki uwumva hari icyashaka kugeraho cyangwa se ari ahashaka kugera inanga ashaka gutera yibanda mu mujyi wa Kigali byabiterwa n'iki kugira ngo ibyo bikorwa n'ubundi bikorwa mu mujyi wa Kigali bibe byamanuka bikagera mu ntara? Impamvu irumvikana icya mbere ni ahantu ari bubone abantu bakenera ibihangano abantu abo aho ibihangano. Ikindi cya kabiri burya umujyi haba harimo icyo nakwita izindi opportunité no kuvuga ngo ubufite amahirwe yo kubonana n'abandi bagira icyo bakuzamura mu ntera ku bijyanye n'ubumenyi cyangwa se mu kijyanye ndetse n'ibikoresho. Ikindi cya gatatu nuko nari mbivuze ikijyanye n'abantu cyo nakwita public babandi abagenerwa nakwita abo nita abagenerwa bikorwa abakunzi cyangwa se abafana b'umuziki. Ubwo baba ariho benshi bibanze mu muziki wa Kigali cyangwa se niko n'ubundi ariho bateye imbere bafite ibikoresho umujyi burya bari mu mujyi haba ari abantu benshi. Ikindi cya kabiri bafite n'ubushobozi kandi banakeneye bya bindi urimo urakora. Wenda wa mugani nkuko rumaze kubivuga nkunganiye abantu mu mujyi wa Kigali nabo bantu bakoresha ibyo bihangano cyane ko ari nabo bantu bakunda imyidagaduro cyane ugereranyije n'abantu bo mu ntara. Ariko wenda nk'ikindi kibazo nakubaza mbere yuko tunazamukura tunatubwira wenda indirimbo ushobora kumaze gukora ariko nk'ikibazo nashaka kubanza kukubaza byanga byakunda hari ibyo ukora umaze n'igihe kinini ukora ni ikihe kintu byanga byakunda ubona ko wari umaze kubivuga ko bibanda mu mujyi wa Kigali cyane ubona aba producer mu mujyi wa Kigali barusha iki abo mu ntara hari icyo barusha cyangwa koko n'abafana gusa? Hari umujyi burya bari mu mujyi. Ikindi cya mbere n'abatugana nkatwe nk'aba producers icya mbere abantu dukora hano mu ntara ni abantu baba bafite ubushobozi buke. Ikindi cya kabiri usanga ari nabo ubwabo ubumenyi ari buke. None ibyo ngibyo rero so kuvuga ngo abo muri Kigali baraturusha ahubwo
kubera izo ngorane duhura nazo nyine z'abantu batugana bituma na bwa buhanga bwacu butagaragara bikumvikana nyine ko ariko bya bindi ngo nibyo mu ntara ariko atari uko turabaswa ahubwo ari ukubera ahantu turi gukorera ari ukubera ahantu muri gukorera cyane ko wamugane n'umuntu ushaka kujya kureba isoko ushaka kujya kureba aho yakorera igikorwa cye cyane cyane yibanda ku bamukikije hanyuma producer wenda hari abantu benshi bagenda bavuga ko wabigishije umuziki nge ndabazi benshi cyane bamwe ni n'abahanzi abandi na wenda baracyari upcoming ariko mu bigaragara byo nuko wenda akazi wakoze katoroshye cyane hanyuma ni nk'indirimbo zingahe umaze guproducinga umubare ntabwo nawibuka ushaka kuvuga ngo ni nyinshi cyane muzo wibuka basi wibuka nk'iyihe y'uwuhe muhanzi ahanini ni ku bijyanye n'amakorari amakorari niyo nakoze korana nabo mu bahanzi bo abo mfite kugeza uyu munsi ntabwo twita upcoming ariko harimo ababirimo neza ubona ko bafite ejo hazaza heza hari umuntu nigeze kumva n'amakuru ngo wigishije producer Pastor P cyangwa se hari aho mwahuriye hari aho twagiye duhurira buri wese burya hari ibyo akora ku wundi buri wese hari ibyo akora ku wundi ni nabyo umaze kutugarukiraho utubwira uburyo hari indirimbo nyinshi wa producinze birumvikana umuntu umaze imyaka 15 akora umurimo wo guproducinga indirimbo byanga byakunda haba hari na experience nko Prudence yaramaze kubivuga ugenda ubona hanyuma abo upcoming bawe wakoreye indirimbo bamwe na bamwe bigenda gutyo ni nk'ikihe kintu ubona gituma batagera ku rwego nk'urw'abandi bahanzi dufite mu Rwanda hari amakuru atuzuye baba bafite baba bavuga ati kanaka niwe ngo n'iterambere bakoresha ngo nibo birimo neza bigatuma bahora bajarajara ikindi cyaka ari ubuswa bwabo bivuze ko no kutigirira icyizere buke cyangwa se hari icyo bimumenye buke icyo ni kimwe mubona icyambere nacyo cyambere ubumenyi buke cya kabiri ni ubushobozi none ikindi cyo kudatuza bagahora bashaka kuzenguruka ahantu hose ngo bumve ntekereza ko niyo mpamvu yawe yo kuba ahantu ukorera wenda n'urubyiruko rwaho rudakunda ibikorwa bimeze gutyo cyane wenda bake cyane umubare muke ku ijana niwo ubikunda ntekereza ko n'abahanzi bahura n'izo ngorane sinavuga ko umubare ari muke ababikunda bo ni benshi ahubwo ubushobozi nibwo usanga ari bake naho abaza batugana bo aba ari benshi ubona ariko ukabona nyine ikibazo afite ati ni ubushobozi rwose nari nkeneye ko hari icyo wamfasha ugasanga nanone guhora ufasha ntaho byatugeze mu ntara nk'uko tuzi abahanzi batungwa n'umuziki abaproducers bagatungwa n'umuziki akaba yakubaka inzu ukatugura ibipangu cyangwa se ugakora n'indi mirimo igiye itandukanye ariko akantu cyangwa se amafaranga ava mu muziki mu ntara birashoboka ubu none ntibishoboka ariko ikigaragara cyo mu myaka iri imbere bizashoboka kubera ko abantu bari gushaka kwinjira mu muziki ni benshi abawukunze ni benshi yewe abawuzi n'abatawuzi ubona ko barabona bawukunze icyizere kiraturuka icyizere kiraturuka ku byo ngenda mbona urumva mu myaka 15 hari ibyo ugenda ubona niba hari igihe washobora no kuba umuntu kuba yamara amezi 3 nta muntu n'umwe uramugana ariko uyu munsi byibuze ukaba ufite nkwibuze nk'umuntu urimo urakorera byibuze mu byumweru 2 urumva ko hari ikintu kiba kigenda kizamuka uratubwiye uti hari byinshi ubona byanga byakunda umaze kugeraho ndetse n'abahanzi ugenda ufasha mu buryo bwo guproducinga indirimbo zabo hari ibintu byinshi umaze kugeraho hari abenshi tuzi batangiye intego yo kugira ngo biteze imbere wenda babinyujije mu muziki nyamara bikaza kurangira bacitse intege ni ikihe kintu cyaguhaye icyizere kuva mu myaka 15 kuva utangiye ku mwaka wa mbere kugeza uyu munsi utarabireka icyambere ni ukuba mbikunda ni ibintu nkunda kuva nkiri umwana ngiye kwiga segonderi naho nkandagire muri kaminuza nabwo nakomeje kubikunda hanyuma ngeze mu buzima bwo hanze nabashije gukora tundi tuze ariko n'ubundi nkumva cya kintu cyo kubara umuziki cy'ikindimo hanyuma n'Imana irabimfasha rero nginjiramo neza nkuko nabishakaga ubu niko kazi ari gukora ari ikintu waba wibuka wakuye mu muziki nk'umusaruro wavuga uti ngiye iki kintu ngikesha umuziki
birahari byinshi n'Imana itanga umugisha ariko yabinyujije mu muziki. Ndibuka ko nkitangira umuziki hari korali nigeze basabye ngo kujya mbigisha kuririmba gucuranga. Icyo gihe ari nkiri umusore, umwe mu bari abayobozi baho ngaho yafashe imodoka arayimpa yitwa ya Suzuki Samurai. Muratubona Suzuki Samurai. Iyo byatumye niga imodoka ndanayimenya mbona na permis. Iyo ni intera ya mbere. Aravuga uti umuziki urakarama cyane. Hanyuma indi ntambwe ya kabiri yahise gukurikiraho nko mu myaka nyibiri nyuma y'icyo gihe. Nuko nagize amahirwe yo kubona icyo nakwita scholarship. Bituma njya kwiga ibya informatique. Mbikuvuye aho ngaho mbona ubufasha bwo gutuma mbasha kujya kwiga. Ibyo ni ikindi cya kabiri. Ikindi cya gatatu navuga ngo n'utundi tuzi nagiye mbona byagiye hari aho bigenda bigeranye isano n'umuziki, ku buryo umuziki ngiye navuga ko nawe ugiriyemo umugisha. Ese wahamagarira umuntu inshuti yawe cyangwa se umuntu aje kukugisha inama nawe Yamin bamubwira ati shora amafaranga yawe mu muziki? Birashoboka cyane. Hari ukuba yahanga indirimbo akaba umuhanzi nk'uwo bandi ba producer bafasha, no kuba yakinjira mu murimo w'ubuproducer akabyiga akabimenya. Icyo bamugiraho inama cyane n'iki? Byose bifitanye isano. Ntabwo ushobora gutunganya umuziki utazi umuziki. Byose nyine bibanza ngo banze wige umuziki, hanyuma waba hari urwego ugezeho nibwo ubasha none kuba wagera gute wa producinga nyine, kuko bigusaba gucuranga uko byagenda kose. Niyo mpamvu usanga indirimbo zakozwe n'aba producer, cyangwa se nta mu producer ushobora gupfa kubona udafite indirimbo yahanze kandi ngo ibe ari nziza. Noneho niyo umuproducer ageze gutya agahanga indirimbo uza gusanga mbese wagira ngo ibyo abakiriya bashaka baba babizi, baba babimazemo igihe babizi. Burya nanone ese kuba uri umuproducer ukora mu ntara ubona ari iki abakorera mu mijyi wabigiraho, cyangwa se bo noneho n'iki bakaza bakakwigiraho? Ibintu byose ni magirirane. Icyambere nk'ubu ikintu kiriho ni ikoranabuhanga. Niba hasohotse software ni ukuvuga gusaba ngo ube uri update, umenye ni programme ziri gusohoka zimeze zite, zirakora zite. Nubwo abo mu mijyi baba babibona natwe turabibona, kandi ubu ikoranabuhanga ryageze isi nk'umudugudu ku buryo icyo wakenera cyose aho waba uri hose urakibona. Reka tube mbere yuko dusoza tukurekura ujye no mu yindi mirimo. Ese nka producer ni igiki ubona watangamo inama nk'abo bahanzi batubwiye ko hari akantu wenda baza bo bishyizemo batari kumva neza ako kantu, cyangwa se ukabagira ikibazo umubaje ni na cyiza, ariko kuko agiye no gusoza anatubwira inama yagira abantu, anabivugana n'ikibazo cyanjye kibaza mu ndirimbo nyinshi wakoze tutitaye kuz'amakorali, reka tuvuge kuz'abahanzi ku giti cyabo. Uraza kutubwiramo indirimbo wakunze kuruta izindi, hanyuma usubize n'ikibazo cya Prudence. Ikibazo cya Prudence mbongera usubiramo neza kugira ngo ushaka kugira ngo hari icyo wenda wanenze cyangwa se waje kuvuga uti ikibitera abahanzi bo mu ntara hari imyumvire y'abafite runaka ashaka kugera ahantu nyamara atazi inzira byacamo, urabagira inama kugira ngo n'ubundi aho bari hose turabizi baba badukurikiye barebe ese inzira nyayo yo kunyura noneho kugira ngo umuntu agere kuri icyifuzo waba ari ubu? Ikintu cya mbere navuga si nabo mu cyaro gusa, yewe nabo mu mujyi wa Kigali hari abo tuba tubona cyangwa se n'ibihangano tuba twumva. Ikintu cya mbere ni ugushaka ubumenyi muri ibyo bintu uri gushaka. Ni ikintu cyose ugiye gukora burya bigusaba ngo ube ugifiteho ubumenyi, ugifiteho amakuru. Ni ingorane ya mbere n'abahanzi ubona ko
ibintu bijyanye n'umuziki nosiyo z'umuziki rwose usanga ari nkeya twavuga ko ari ugushwanyisha cyangwa se gusa akumva arabikunze akumva yabikora ariko ntekereza ko wa mugani ko umuntu akunda ikintu kina muri mari talent ye kuba yakiga umuziki kugira ngo kigende neza ndizera ko byamworohera icya mbere iyo ikintu ugikunze uko byagenda kose ugashaka ubumenyi kuri cyo ubigeraho ikindi cya kabiri wenda ni ubushobozi icyo maze kubona hari n'abandi ubona byibuze impano ayifite pe kandi wenda hari mukuru kwa guhiga hari utuntu azi ariko ugasanga nanone ubushobozi afite ni bukeya bityo nabyo bikaba bimudindiza ikibazo cyanjye ntabwo yagisubije ikibazo wambajije ni indirimbo nziza wakunze ariko atari muri ziriya z'amakorali wenda ntagiye kure hari kuko ni byinshi umuntu hari n'ibyo aba atakibuka hari nk'indirimbo twakoreye iyi televiziyo yacu izuba TV iri mu ndirimbo rwose nayikoze igihe gito kandi numva bigenze neza cyane nanjye ndayizi indirimbo ni nziza abadukurikiye amashusho mudufashe amashusho y'indirimbo ari gutunganywa ariko nakubwira ko audio yayo ni nziza cyane ni nziza cyane waranakoze murakoze cyane reka usubiza akabazo kamwe ka nyuma ka yego cyangwa oya ese amafaranga n'umuziki amafaranga egari kuba watera imbere mu muziki cyangwa se imana irahagije kugira ngo ube watera imbere mu muziki aho ndifashe kwifata biremewe kuko byose birakenewe ubwo kuvuga ngo yego cyangwa oya byangora ariko wa mugani nanakunganiye mu bisubizo wagiye uduha mbere bigaragaza ko byose bikenewe kimwe cyunganira ikindi ahubwo ubuze amafaranga ukabura impano ubonye amafaranga ukabura impano nta kintu byakumara mu muziki kimwe n'uko ubonye impano nta mafaranga biragoranye ndizera ko Prudence twanamushimira twagushimira Yamini reka n'amakuru menshi agiye atandukanye turacyagufite abatumirwa bagiye batandukanye turacyafite abo muri sinema abanyamuziki bakizamuka hirya no hino muri iki gihugu ndetse by'umwihariko mu ntara y'Iburasirazuba kandi tubafite n'andi makuru atandukanye haba mu Rwanda muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika wowe rwose ntujye kure murakoze